turabasuhuza cyane abakunzi ba Kigali Love Zone nk'uko bimenyerewe ni kumwe na Niki. Bimeze bite? Ubwo bude baruda umukobwa wakatiwe mu rukundo. Namukunze ubudisingo. Nshaka kubabwira uko mubaya gutya ntimubyemere. Umukobwa mwiza yabuze umukunzi gute? Kandi ariko si uvuga ko namubuze nari mufite. Nari mfite boyfriend ariko yarambabaje mu rukundo, yarampemukiye. Niyo mpamvu ubu ngubu nyine ndi single nshaka umukunzi. Uheruka mu rukundo ryari? Mperuka mu rukundo urwo mperuka urwanyarwo 2017. Kuva ubwo wapi? Oya, twatangiye 2017 twatandukanye 2022. Kuva ubwo nyine ndisingo nta wundi mukunzi mfite. Kuki utigeze wishumbusha? Nari nyifite igikomere cy'uwo mukunzi wa mbere, igikomere yaneje kiri kitarakira nyine ntegera uje ukimara pe. Waramukundaga cyane? Naramukundaga kuko iyo ukunze umuntu niyo uguhemukira kweri. Naramukundaga cyane cyane cyane. Rero abantu mukunda mugifite urukundo mugiye mubanza murebe abantu mugiye gukunda, kandi ntuhite wishyiramo umuntu nakikubwira ngo ndagukunda ngo uhite wumva ngo ibyo birahagije. No, twatandukanyijwe n'abantu nyine, kujya kunaba inshuti zawe kwa kundi ukundana n'umuhungu akakubwira ati njye inshuti zanjye ni izi ngizi, nutankundira inshuti zanjye rero birakureba, ntabwo uzaba umwunzi nawe ukwita wiyumvisha ko ariko koko ari inshuti ze za nyazo, kandi ari za zindi zizakwicira urukundo rwawe n'umukunzi wawe. Njye rero urebye inshuti z'umuboyfriend wanjye nizo zatumye dutandukana, nizo bangije urukundo rwanjye nari mfite. Tuba turatandukanye ariko ntabwo babikoze ako kanya ngo duhite dutandukana. Hoya, nyine uko twakundanaga, uko twabaga turi kumwe, nagendaga mbona hagenda hazamo agatotsi uko turi kumwe, nkabona wapi na vibe nanyishimiye. Avuga se umuhungu bimeze gute? Kumbi afite be bamuhaye undi ari gutereta, kumbi njye sinzi abari. Niko urukundo ruri kugenda rugabanuka. Igihe cy'imyaka 5 mukundana gutandukana byakira ndetse imyaka 3 dukundana gutandukana ntabwo biba byoroshye. Noneho uri kumwe n'umuntu cyane haziba wumva wenda no gusara iyo utabonye umuntu, abantu bakuba hafi muba muri kumwe muganira cyane, nk'umuntu ukunda kugisha. Njye umuntu wambaye cyane hafi ni mama wanjye, ko niwe ni umubyeyi wumva cyane, niwe nkunda kugisha inama. Kandi noneho urumva yuko udana n'umuhungu wanyu baba bamuzi, yarasanzwe amuzi, yari yaramubonye asanzwe azi ko byambuze ariho ndi. nuko nyine biza kwanga kugira ngo mama yabigizemo uruhare kugira ngo rero ankarume numve nsubiye muri mudu. Nuko yakomezaga ambwira ati ntabwo ari umuhungu wenyine, ubuzima burakomeza, nimba yarabonye uwundi nta kibazo wakomeza ubuzima. Nkagenda byumva ariko nabyumvamo neza. Numvaga ngiye nko gusara paka kandi navuze ati se niyahure, twiyahura kubera ubuhugu n'ubugore. Se uzi ko ugera ugatekereza koko no kuba warogesha umuntu kubera urukundo. Ibyo byo vraiment biba ari uri nka mukobwa nyine w'umugome, n'ubundi ufite wa mutima w'ubugome wanamurogesha.
uri kuza umuntu ukwanga ataguteguje noneho umumaranye iyo myaka yose umwanya wamuhaye uno igihe cyawe uba warataye nicyo kintu cya mbere kibabaza noneho kwa kundi kumva ko ataguca icyo cyizere aba yarakuremyemo ngo ntabwo yaguca inyuma kandi nyumva nibyo yirivamo rero njye kugira ngo mfate boyfriend wanjye ikintu cyatumye dutandukana njye uba twarakundanaga hahandi yabaga i Nyamata kureba kuva buri weekend kuva i Nyamata ugiye kureba boyfriend wawe imyaka 3 yose uba warataye igihe kinini sibyo ukajya kumureba ukagaruka iwanyu uvuga ati ya tuzabana no twese tuzibanira n'ubundi ko twarahuzaga 90%. Niyo mpamvu njye simba banekereza izo nshuti ziwe nizo nishyiramo cyane ko arizo zamemukiye nabo nishyiramo umungu cyane inshuti ziwe zazijyawe agambira ngo nikingo nyubahira inshuti ariko nizo zamemukiye nyine kwa kundi zamufataga zikamujyana bakajya gusangira mu mayoga nadahari nibo bandi babaga bamubwira ati tere tuyunguye imana ngo tere tuyunguye niki se niki ko naho hari ari Kigali ubuze ari mu biki tere uyunguye noneho n'uwo mukobwa mana ikimbabaje n'uwo mukobwa yagiye konca inyuma ni femelle si mwiza nyine n'iryarari ry'abagabo n'ubundi twarakomeje nyine njye narabimenya ko ubutipe tutagikundana atakinyiyumvamo nyine njye najyayo nkabona ari kunyitaza uko twasohokanaga saa kinsohokana nsigenza ahubwo nkabona yandambiwe ariko numva yaragiharaye uwo mukobwa nyine bagihararanye noneho muri iyo minsi menya yaramaze muri icyo gihe yabaga atagishaka kumurikira yaratagishaka yifata ibintu bitatu muri icyo gihe nyine atagishaka kunkurikira atagishaka kunyumva menya yari yarateye inda uwo mukobwa uwo mufiyemere nongeye naza nyine nkamubura nyine sabisi tube turi kumwe no kuri fone nkumva ni inshuti ze ziri kunyitaba ngo ni kingo ngo kanakerega naho hari sinshaka kumuvuga ngo kanakaraho hari kandi bari kumwe bari gusangira mu mayoga bari gukora ibibi n'izo nshuti ziwe zazindi yambwiraga ngo nubahe kugeza aho yamuteye inda rero abaze kumutera inda nibwo natangiye kubimenya umushiti wanjye undi mukobwa undi mumeri yarambwiraga niko niki kanaka ashobora kuba atereta uriya mugore nkavuga ati yiswe hasi kuko urabona byashoboka kiriya gikorwa uriya mukobwa usa kuriya ko kwiyumva kuva ko wizera shiri wawe bitanabaho uriya mukobwa umeze kuriya uriya mukobwa reka ntabwo yabikora mwiyumva ko bitabaho njye aho nabifatiye seriye nyine n'ubundi ndi kugenda ncika umuhungu nyine nawe yari yarabuze amahitamo akinkunda kujya kuri uwo byaramunaniye amaze no kumenya ko yamuteye inda arabimisha niyambwira ati niki nateye inda gutya na gutya ibyo yarabimisha umunsi umwe turi getoya umunsi umwe naragiye turashwana mvayo twashwanye ndizira Kigali n'abatereka nigarukira iwacu n'ubundi se ngenda angandaguma n'ubundi gukora iki ndaza n'ubundi urumva rero icyagiye twari tumaze neza tumeranye neza naje mvuga ati n'ubundi ndiyiziye nabyo gusubira kureba umutipe bana we kumba umuhungu nawe yamaze kubona ko atazashobora kubana n'uwo mugore yateye inda atangiye kumamagara niki ndagukunda nagushaka kubaho udahari wambabare please wambabare ukaza ukagaruka umva sinarwiyambitse nyine urumva nari naramwanga cyane n'abatereka ngende n'upfa muvuga udabwira nta kibazo ni ibintu bisanzwe narakugende ndagutegeranya nkugira Nyamata umva cyangwa ibintu byambaye birababaza nkugereye Nyamata ko kuduri uri mu nzu umuye n'umusheri wanjye yaranegereje ko kundi muguza akantu kamwe muri kunywa ngiye kumva numva umuntu arakomanze twicaye umutipe ndavuga ati genda ukigure ageze akwere ndabona cya gikobwa yateye inda
noneho icyo gikobwa nacyo ni igigome, niyo mpamvu nyita igikobwa. Ibaze icyo gikobwa cyari kibizi ko ndi fiance wiwe, ariko kijya kwemera ko baryamana. urumva cyo gishobotse se wapi. Ngiye kumva numva umuntu arakomanza, umuhungu aragiye ararebye asanze niwe, aragaruka yicara imbere. Ndamubwira none se niba ikibaye iki, ngo wa mukobwa ngaraje. Umukobwa araje, mutavuga ku mutima ati nanjye mutavuga ati ngize Imana yo kumubona, noneho nkanamubwiza ukuri. Ndanagusohokeye mubonera umukobwa aho ngaho, ndamubwira ati se urashaka iki? Ndashaka kanaka. Ndangati reka nawe uhari, atarimo rega ndabizi. Ndamati nawe uhari, genda muzahuriraho n'ubundi musanzwe muhurira ibyanyu simbizi, uzamutegerereza iyo ngiyo. Ndamwirukana aramusakiretse nyicara nkanywa amazi, kuko kuntu numvaga naramurakariye, numva nta kintu ari bumbwire, ibintu byose ari bumbwire ari kubeshya. Koko ariko n'amazi yari ahari yo kunywa, nari kuyamuha. Naramubwira ati n'amazi ahari. Mbona umukobwa aragiye, nta n'ikintu, nta no kumbwira ati umugabo yaneye inda, nta kintu yavuze. Kandi iyo nda yari ifite, njye sinjya nemera ko ari yenda n'ubu, kubera ibyo bintu kuntu byahise bingwaho. Menye iyo nda ngo yari ifite nk'amezi 2 nimba atari 3. Ntabizi ko n'abahungu bahishe, ubwo bakongera kugira urukundo. Ngiye kubona noneho nyine ubwo nanjye umuhungu urwo turinjiye, ndamubwira se bimeze bite sheri, uriya muri kuko mwararyamye? Ati twararyamye. Mwabikoze kangahe? Ati rimwe. Mwakoresheje pedance? Ati kuko mwakoresheje pedance. Ati turenjoyinze. Noneho namaze nk'iminsi 3 n'ubundi nigarukira i Kigali. Noneho sinzi nigera i Kigali niba ari umuntu wamubwiye ati nikiya ntawe uhari. Umva yese kuzanira mari. Abahungu we, umva mujya mwitodera abakobwa nk'abo ngabo. Yese amuzana mari, ahita kwama. Njye ndi i Kigali nubwo bamumagaye ati umugabo we yashatse kanaka yaje arahaba. Nahise numva Sophie. Noneho hari mu gihe yaba atari no muri corona, wenda nari kubatera nkaza nkabakorera na show y'umunsi umwe, nkababaza n'ukuntu babana. Kandi hari no muri corona narase n'ubundi ndaca he. Ariko urumva n'umukobwa kuza kwizirika, umuhungu niyo yamukundaga, niho handi nyuma yaramamagaraga akansaba imbabazi, nikimbabarira iki n'iki, nanjye ntago ari njyewe, nyine akicuza. Nuko nyine niyo mpamvu urukundo narubabariyemo, nyine nshaka noneho umukunzi uri seriye, utambeshya pe, ubirimo neza. Hanyuma se nyuma umusore yakubwiye ko ari iki cyamuteye? Yabwiye nyine ko ari inshuti ze zamurangiye umugore nawe arashaka. Ntago yari abizi ko azahita atera inda. Umva sireka niba ubu ngubu babyaranye ari bwamukunda, ariko icyo gihe ntiyamukundaga pe, kuko amakuru yangeragaho bambwira ukuntu babana. Nyine umuhungu ntago yaharyamaga, yaragenda akibera ngaho mu kabari kirwe yicisha inzoga, akaza aje kuryama. Byaramubabaje cyane, ariko menye ubu yariyakiriye da. N'ubundi n'umupangu yakorewe n'inshuti ze, baragiye baramupangira, baragenda bamuturaho gutya. Niyo mpamvu nanjye namubabariye, numvisha atari we. Inshuti ze se we mwaje kubana mute? Izo nshuti ze mwakomeje kubana? Reka suko mwakomeza kubana, niyo ngiye yo bakambona ncaho nkakomeza simbasuhuza. Noneho nguwo wangambaniye inshuti yanjye, uwo muhungu inshuti yangambaniye jemba upfa, ni wa wundi waryaga ibyacu byose, twasangiraga kabisi n'agahiye. Uzi urukundo rwacu, ibaze ko ari umuntu watugambaniye, uzi ukuntu twakundanaga. Niyo mpamvu yambonye ahita areba, niyo duhuye ahita areba hasi, babimucira urubanza. Nyine njye ntago wakiyahura iyo bibaye ukavuga ati ngiye kwiyahuza inzoga, cyangwa ngiye kureka kurya, cyangwa ngiye kureka bya bindi nakoragaho, ahubwo noneho ubikora cyane.
kugira ngo umwiyabagize. Nimba ari ukurya urarya ahubwo kurusha uko waryaga, nimba ari ukunywa ukanywa kurusha uko wanywaga. Njye narababaye nyine igihe gitoya, ariko sinababaye hahandi ngo ubone ibiryo ukanga kurya ukatekereza kuko ngiye tunajya no gukundana n'uwo muhungu tugihura ubwa mbere, naramubwiye se ushaka ko dukundana ntabwo uzambabaza koko? Arambwira ngo nikingo ntabwo nzakubabaza, ariko narabibonaga ko azambabaza, nubwo yambabaje hashize igihe, ariko narabibonaga n'ubundi ko azambabaza tu. Niyo mpamvu rero amaze kunyanga sinasaze, kandi nono ibyo yamaga ibyo twasagiraga sinigeze mbibura, ahubwo nabonye byinshi kurushaho. Rero nicyo kintu cyatumye ngenda bikomeza kugenda mwikuramo nasara cyane. Ariko n'ikindi kintu cyamfashije umubyeyi we, nubwo nyuma yaje nabo baje kumuneranyaho, ariko yaramfashije pe umubyeyi we. Ikintu cyamfashije muri ibyo byose ni umubyeyi wanjye n'uwo mubyeyi wiwe, kuko imyaka 3 umuhungu wawe utamubona akundana n'umuntu urabimenya. Uwo mumeri yari yarabyihiri, mama wiwe yarabyumvisheho ko ari umukobwa bakundana. Urumva nanjye dushwanye byaramfashije kumutera stories z'umuhungu we ukuntu byagenze, akananurisha akambwira ati hangane tuza uzabona n'undi, cyangwa ujye umutwara gakeya, ibintu nk'ibyo. Nawe yatumye nuza pe, nubwo nyuma nawe yangambaniye. Bamubwiye nyine amagambo, baramubwira ati niki n'indaya, ibiki nyine banshinze amagambo atariyo. Kandi si ubwo urumva nuko ngiye nanjye naze kumubwira Mary, nahise mubwira turamemukiye gusa urambabaje, ari njye n'umuhungu w'ubwo ninde ndaya. Umuhungu we niwe ndaya, nubwo nta muhungu b'indaya, ariko niwe wanciye inyuma agatera inda, niwe wangambaniye. Rero urumva nawe sinamurenganya, ubwo baba baramubwiye nk'amagambo menshi. Ariko simvuge ko ariko ari rwo rukundo rwanjye rwa nyuma, ariko pe naramukundaga, kandi urukundo rwe narwigiyeho byinshi. Kandi kugira ngo ukunde umuntu biva kuri we. Yanyerekaga impamvu nyinshi tuma mukunda, yanyerekaga nyine ko yanyiziritseho, yanyerekaga ko nkunda bishoboka. Niyo ibaza ariko umuntu nizeraga ngumva ko atanci inyuma, yatanci inyuma ngo atere iriya ndago mbona ateye inda, nari kuzarinda anci inyuma ntabizi. Ukuri naravuga ati wapuriya wari no kuvuga ngo uraguca inyuma nkagutera ibuye. Umva yarankundaga pe, nta kintu namushinja, ariko nyine twakundanye ibintu byo gukundana mbizi. Ibyo bihe wanyuzemo ntibituma warazinutswe? Warazinutswe, ariko ntabwo byatuma wanga abantu bose. Abantu bose ntabwo ari bamwe. Uyu munsi uhagaze ute mu rukundo? Uyu munsi ndi single, simubibona, sinamukuzi ndabona unyemerera vibe zanjye, ushaka kundeba akavuga ati baby nta kibazo twahuza, ukunda ukuntu namba, ukunda ukuntu nimereye, ataka kujajinga ngo uri beach no. Naka kanya narujyamo pe, mbonye umuntu muzima narujyamo, urukundo ruraryoha riga. Umuntu muzima kuri jyewe ni umuntu nyine ufite umutima muzima, atari indyarya cyangwa turabona dukurunguruka ngo ahise agenda. Umuntu muzima nyine utazaza ngo akubese agende. Mu gutoranya umutipe nyine njye nkunda abahungu beza pe, so kukubeshya mwiza ku mubiri, mwiza no ku ikofi no ku mufuka. Ubu uri umujama mwiza, uzi no guhiga amafaranga, uzi gukora amafaranga, usobanutse nyine w'i Kigali, ushaka kutamo kenshi nziza, ushaka kubwira umukobwa ati tugende ngusohokana ahantu, uzi gutanga keya nyine, umusirimu ufite vibe, wanyemera nyine. Ushaka
ya ndashaka umukunzi muzima atari uzaza ngo abimushyire kuriya. Ndashaka umukunzi uzaza ibintu byose nyine nkunda nawe akaba ari byo akunda n'ibyo wakunda nanjye akaba ari byo nkunda. Utarengeje 35. 35. muremure w'igikara, ufite mu maso hatoya, ufite mu kanwa w'umukara, ufite na job. Akahe kazi? Ni akazi kose yaba akora ariko atiba, nta kibazo, kandi kamuhesha amafaranga kamutunze. Waba ufite utaba afite, icya mbere ni ukuba ufite umutima mwiza kandi ufite n'abavandimwe. Asengera mu bakatolike. Asengera mu bakatolike. Basi yaba afite umwana wenda afite umwe, cyangwa ari singo byaba byiza kurushaho, sibyo? Uzi no gufata neza umukobwa mu buriri, nari nabyibagiwe nyine. Waduzarya neza, sinifuza undi, sinifuze kumuca inyuma cyane ko yari abizi. Niyo mpamvu namukundaga pe. Afite diki ya mwayene itababaza akandi asiramuye. Ufite na body, udaterura icyuma cyane. Uri buramuka kugana amahirwe afite n'ayahe? Uri burabuke uzagukunda cyangwa uzabera umugore, amahirwe azaba afite n'ayahe? Amahirwe azaba afite ya mbere ni ukuba ufite umugore w'umusirimu, umukobwa w'umusirimu, uzi kwita ku mugabo, uzi kwita ku inshingano ziwe, uzi kwita ku rukundo rwiwe, uzi kwita ku rukundo rwawe icyo ari cyo. Atari ko akunda umuntu aza gufatirana. Kwita ku rukundo rwawe n'icyagiye igihe cyose, yaba ababaye yaba atababaye, muba muri kumwe kabisa. Uwo ni we wanyawe. Umwihariko niyiziho, nzi kugitanga neza. Ibyo ni fresh kabisa, uzishima kandi tuzakora byinshi byaduteza imbere cyane, ko nkunda no gukora akazi kose ndagakora. Kigali byose turakora, ipfa kuba ibyinjiza. Niki ni umukobwa nyine uri aho, uri simple, ntabwo wavukiye mu muryango ukize, umukobwa wimenya. Mba nzi ko ngomba kumenya urwo rukweto rwanjye, mba nzi ko ngomba kumenya iyo make-up yanjye, kandi sinifuza ibyo mfite biba ari ibyo ngibyo. Narize, sinize cyane, nagarukiye segonderi, ariko life, ubuzima ndabuzi, ubuzima bwose ndabuzi. Mfite 25. Uburebure 15 metero. Ibiro 60. Ntago nabyaye, ndisingo, ntago ndabyara, nyine umuntu ubesha umwana. Ngomba kubyara bimera. Uzaza arasabwa iki kugira ngo ukize bya bikomere? Barasabwa umutima ufunguye, umutima mwiza, mbona ko uri sociable, utiyemera, atari wa muhungu uzaza ngo wiyemeye, ngo mfite ibintu, ngo ndatunze. Ibyo ufite n'ibyo birahagije. Upfa kuba gusa ufite umutima w'urukundo, abo nibo dukeneye. Nimero yanjye nk'uko bisanzwe, unyeneye
tugacata 0719 96312 wa welcome I'm open ndafunguye. hanyuma dusoze tugira inama abababaza abandi mu rukundo. sha inama nagira abantu nyine abantu batubabaza mu rukundo sha bajya bamenya ko nabo bafite imitima kandi ibyo ukoreye umuntu no musi nawe ejo uzabikorerwa. Ugomba guha n'umuntu agaciro kino se urumva ukundana n'umuntu ugiye kumuca inyuma na prudence ujyanye kandi uzi ko ngo ufite fiancé ejo n'ejo bundi muzakora mariage ubu uzi ko se wizeye ubwo nta rukundo iyo ntabwira inzu ushyizemo nta rukundo ruba ruhari. Gusa nyuma y'urukundo n'ubundi usigara uciringa n'umuntu ntawe ubuzima burakomeza. ubutumwa wagenera ziriya nshuti zari z'umukunzi wawe. inshuti nazigize bariya bashuti biwe bo nta kindi bo bazaguma bakora nabi ntabwo bateze guhinduka mu gihe tutarahura ngo bambwire ngo niki icara ahangaha bansaba imbabazi n'undi mbona badateze guhinduka bazaguma gutyo. Igihe ashobora no kugusaba imbabazi ntumwizere bitewe n'ibyo yagukoreye imbere. uriya mugore we wamemukiye nawe yaricujije kuko urugo rwaramunaniye yasanze yaratandukanyije urukundo rw'abantu. Ikibazo yishe urwajya yica n'urukundo rwiwe nawe si ukuvuga ngo niwe yakundagerega nawe yari afite undi akunda niko yabyisanzemo. uwo mugore we w'umu ex wanjye nawe yari afite umu ex wiwe ako ko akundi gukora imihango imibonano idakingiye nawe yaramubabaje nanjye arambabaza nawe ubwo aribabaza mwubabana naramubabaza. uwo mukobwa rero nawe ntago ari seri uwo mugore ntago ari seriye. uwari seri wawe ubutumwa wamugenera. sha ubutumwa namugenera we ni ukumubwira ngo ajya ahora ari maso ajya ahora ari maso ku buryo ajya akora ibimurimo n'agakora ibyo abandi bamubwiye. n'icyo umwibukira mu byakunze kubaranga. gusohokana tugasangira tugaciringa nicyo kintu cya mbere mwibukiraho cyane. akaririmbo yakundaga yikundiraga hip hop old school indirimbo za kera nawe nyibuka. murakoze cyane abakurikiye Kigali Love Zone. Bye bye.